twese tugize umubiri umwe ari wo Kristo. Uhoraho, umutima wanjye ntacyo wakwiratana, n'amaso yanjye ntacyo arangamiye, ntabwo ndarikiye ubukuru cyangwa ibintu by'agatangaza bindenze, ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje nk'umwana w'igitambambuga mu gituza cya nyina. Isiraheli, wiringire Uhoraho kuva ubu n'iteka ryose. Pawulo arongera kutwibutsa ko turi ingingo zitandukanye ariko kandi tugize umubiri umwe ari wo Kristo. Aha twibutsa kandi ko buri wese mu buryo bwe akabera abandi urugingo. Agira ati dufite ingabire zinyuranye bikurikije ineza twagiriwe. Wahaye ingabire y'ubuhanuzi ajya ahanura akurikije ukwemera. Pawulo intumwa rero arongera kwibutsa wowe muvandimwe, arongera kunyibutsa njyewe ko buri umwe wese Nyagasani yamuremye hari icyo amuhamagariye. Aho uri hose wumve ko hari icyo waremewe. Icya mbere gikunda cyangwa kituranga cyangwa twese duhuriyeho ni uko twahamagariwe gusingiza Imana. Nyagasani avuga ngo naho mutansingiza, amabuye, imisozi bizansingiza. Ariko twese twahamagariwe gusingiza Imana kandi twese tukaba turi abana b'Imana. Twese turi abana b'Imana. Kuko Imana yaturemye mu ishusho ryayo kandi kugira imbaraga zayo ni ivuka rya batisimu. Utarabatizwa wese ni ikiremwa cy'Imana, n'uwaremwe n'Imana, ariko uwabatijwe wese aba yinjiye mu muryango mugari w'abana b'Imana. Bityo niho Pawulo avuga muri iyo batisimu wahawe n'ingabire za Nyagasani. Nizo rero twibutsa kugira ngo tuzikoreshe. Uzikoresha aho uri, uzikoreshe mu buvandimwe, kuko zigize umubiri umwe ari wo Kristo. Hano kuri iyi si rero, ku isi igaragara, tuvuga ko bigize kiliziya y'Imana, kiliziya y'umuryango mutagatifu w'Imana. Rero hari icyo ushoboye, njye nashoboye, hari icyo uriya ashoboye udashoboye, ariko byose tubibumbiye hamwe, Nyagasani turi kumwe. Twubaka kiliziya ye, twubaka ingoro ye, twubaka urukundo rwayo muri twe, kuko buri wese yabashije guca bugufi akamenya agasobanukirwa n'ingabire Imana yamuhaye, kuko muri twese nawe aho uri ufite ingabire Imana yaguhaye. Ariko ikibazo dukunda guhura nacyo ni ukutayimenya ngo tuyisobanukirwe, ngo tumenye imikorere yayo, icyo bidusaba kugira ngo byuzurizwe muri twe ku bwa Nyagasani Yezu Kristo umwami wacu. Bandimwe rero, usabe Nyagasani kugira ngo acengere mu buzima bwawe, akwibutse ingabire yaguhaye. Hari ibyo wiziho, hari ibyo musengana cyangwa aho ujya bakuziho bikuze muri wowe, atari ukwirata no kwiyemera, ahubwo ugamije ko izina rya Nyagasani rikurizwa muri wowe iteka ryose rizira iherezo. Hato utazisanga wabaye nk'umugani Yezu yaciye aho batumirwa banga kwitaba. Nyagasani akaba yaraguhaye ingabire, ariko kuyikoresha ukaba warabyihoreye. Aribyo Nyagasani avuga ko hari uwahamagaye abantu mu bukwe bwe, ariko abo yatumiye bose banze kuza. Abatumiye bose banze kuza. Ntabwo Nyagasani yaguhaye ingabire ariko banze kuzikoresha. Nyagasani yaguhaye intangiriro y'ibyo ukwiriye gukora, ariko warazinzitse, urazinga, urahambira. Nyagasani rero araguhamagara gutaha ubukwe bwe. Araguhamagarira gutaha ubukwe bwe kugira ngo uze mufatanye ibirori mu ijoro. Ariko kandi tubwira ngo ndahamagara, ndatuma, umutegeka aratuma, ariko abo yatumiye banze kuza. Maze umugaragu agarutse abitekereza shebuja,
nyir'urugo arabisha, abwira umugaragu ati hute ujye mu materaniro no mu mayira y'umugi, maze uzane abakene, ibirema, impumyi n'abacumbagira. Nyagasani yaguhaye icyo uheraho, nayibaze rero ku munsi w'urubanza, ku munsi wo gutoranya abe, bigeze aho abona ko ntacyo wamumariye, akihamagarira abandi twita ko bari kure, abandi twita ko bari hasi, abwira ngo ahamagara benshi, arabatumiza abarwayi, abababaye, kandi Yezu nk'uko abivuga mu yindi vanjiri avuga ngo sinazanwe n'intungane, ahubwo nazanwe n'abanyabyaha. Ariko Nyagasani kandi n'uru rugero, kuko abangaba bo baritabiriye, na Nyagasani araguhamagarira kumwumva mbere y'igihe, kumwumva hakiri kare, kugira ngo witabire umunsi mukuru we, kugira ngo witabire ubukwe bwe. Aho uri hose rero dusabe Nyagasani kugira ngo koko aduhe kuba umubiri we, kugira ngo tube buri ngingo koko zubaka umubiri we, ari wo kiliziya ya hano ku isi, ariko kandi ishushanya umubiri wa Kristo wazutse. Uyu nyir'urugo aravuga ati koko mbibabwire, nta n'umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye. Birakomeye. Nta n'umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye. Wahawe byose, Nyagasani yakugabiye byose, ariko wanze kubikora. Nawe arakubwira ati nta n'umwe uzarya ku biryo byanjye. Ya ntsinzi, kwa kwiyuha kuya, kugira ngo tujye kunezerwa ibyo twakoze, icyo gihe tuzatabwa mu muriro, mu gihe tutakoresheje ingabire twahawe, tuzabe twarasuzuguye roho wa Nyagasani, roho mutagatifu. Umunsi mwiza rero, ko Nyagasani abarinde abiteho iteka ryose rizira iherezo.